Imana ishimwe. Haleluya. 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 Yesu ishimwe. Utanga cyacu. Haleluya. Nihagire umuntu sashimwe cyane. Amen. Sashimwe. Amen. 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 Bwira umuntu wegeranye ngo wari uzi ko nta mugisha wo unubaho. Amen. None se niba nta mugisha wo umuntu ubaho mukaba mukesheje aya masaha nta muntu urazana amazi hano y'abakozi b'Imana. Ubwo byo bintu bimeze gute? Mwe cyane ngo amen. Amen. Mwihute. Mugende hariya bagutuye. Muhagarare hariya bagutuye. Mugire vuba umuntu nabikore vuba muzana amazi hano. Muhereze Imana amahoro icyubahiro. Niba mushaka kuba bakire mu by'uyu mubiri mwige no gukorera Imana. Sashimwe cyane. Amen. Mwige kugira gute? Gukorera iki? Imana. Si ngombwa ko mbibibutsa uza mu rusengero ubizi neza. Sashimwe. Hagira ikintu kibura mu rusengero rw'Imana bituvuga uti Mana ndabikora. Amen. Ndagira gute? Zamura icyubahiro. Abantu bagiye bakomera
ni abantu bagiye biga gukorera Imana. Sashimwe. Amen. Abantu bazi kubiba. Hari ibintu bibiri, ni amahame yo kwizera. Ihame rya mbere riravuga ngo niba ushaka ubugingo, kizwa neza, wanga icyaha n'igisa nacyo, uzabona ubugingo. Niba ushaka ubukire bwa hano bw'isi, iga kubiba. Sashimwe. Niba ushaka ubukire bwa hano hehe, wiga kubiba. Ubukire bwa hano mu isi, usaba amafaranga mu ijuru ntayabayo. Ariko iyo uzabiba hano mu isi azahamagara yaje. Vuga ngo amen. Ni ihame ryo kwizera. Sashimwe cyane. Ni ihame. Iyo ushaka ikintu urabiba kugira ngo ukibone. Icyo umuntu abiba nicyo agira gute. Rero niba ushaka ubugingo ukizwa neza, ko kujya mu ijuru uri umukene ntacyo bibwiye Imana. Icyo cyose uzicara mu rusengero ugakizwa ariko ntukore, uzapfa uri umukene. Kandi amahoro tugirire neza. Uzapfa uri iki? Umukene. Kuko kujya mu ijuru uri umukene ntacyo bibwiye iki? Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Igituma Imana ikwirata nuko uri umukene ariko urayubaha, bituma Imana ikwirata. Haleluya. Ariko igihe hano mu isi urya umuceri ukawumara hari umuturanyi uburara, menya yuko imbere gatoya uzabura ruguru umuntu kwibuka. Ariko nugira umuntu ugaburira, uyu muceri uzagenda ukuvuganire mu izina rya Yesu. Iyo ni ihame ryo gukorera Imana, ni amahame yo kwizera. Nugira umwana w'umuturanyi ugaburira, nawe hari igihe uwawe azagaburirwa n'abandi. Kwiga batwigishije umugabo witwa Nyamutegera Kazaza ejo. Urashimwe cyane. Inde yari afite umwana witwaga Mwene Nyamutegera. Imana y'amahoro itugirire neza. Mwene Nyamutegera Kazaza ejo. Imana itugirire neza. Ngo Nyamutegera Kazaza ejo ngo yagiraga gutya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo yagiraga gutya, ngo agafasha umuhisi n'umugenzi. Imana itugirire neza. Haleluya. 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 Umunsi umwe aragiye ingaziwe, ngo inzoka iramubwira ati yewe Nyamutegera Kazaza ejo kureba ibintu bimeze nabi, wampaye kuri izo nka zawe ukareka nkaruma ku kinono cyazo nkinyunyuriza ku turaso nkareba uko byagenda. Ati hari icyo ngutwaye, genda winyunyurize nta kibazo. Imana y'amahoro itugirire. Bukeye inkuba iramubwira iti yewe Nyamutegera Kazaza ejo wanyemerera ukampa nk'imwe muzo utunze aho ngaho. Imana itugirire neza. Ukampa muzo utunze aho ngaho nkayikubita nkayijyana kureba ibintu bimeze nabi. Ati bitwaye iki twari ushaka cyane. Yitwaga Nyamutegera Kazaza ejo. Imana itugirire neza. Bukeye ikintu cyose cyamubwira isazi imubwiye bigenda gutya. Imana y'amahoro itugirire neza. Nayo ngiraza. Imana y'amahoro itugirire neza. Bati se ko nshaka kugira icyo nikorera kuya genda nta kibazo. Ntajye ugira ugukoma uzumbwira. Ngo nayo iragenda irinyunyuriza. Mbega uwamusabaga we yaramuha. Ntabwo yari azi icyo arimo akora, ariko yari afite umwana witwa Mwene Nyamutegera Kazaza ejo. Sashimwe cyane. Ngo igihe kiza kugera rero ngo ajya gusabira umukobwa we amusabira umuhungu, ariko ngo aragenda arapfa. Amajije gukora agenda agira gute arapfa. Apfa ariko ateretse umuhungu we yagize gute yamusabiye, ariko ubwo yari yaramubwiye. Igihe kiza kugera rero umuhungu ajya gushaka iki umugeni we. Agereyo batereka reka nta cyabaye hano, nta cyagize gute, nta cyabaye. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Baramubwira bati cyakora kugira ngo tumenye ko ari wowe umugeni tumuguhe, sibyo? Bamuhereze ishoka. Baramubwira bati hari urutare ruri hariya mu kabande, nugenda ukatuzanira imyase y'urutare umugeni turagira gute? Imyase y'iki? Imyase? Kwasa urutare akazana imyase. Urumva ako kazi bamuhaye iki?
aba aragiye nishoka arangiye aba aragiye ahagarara impande y'urutare ararureba ararwitegereza arangije aravuga ngo naruha mwene Nyamutegera akazaze naruha rwose Imana tugire neza igihe akivuga gutyo nkuba barahageze ati bimeze Nyamutegera akazaza ejo n'uburyo papa wawe yangiriye neza none uhagaze ahangaha ibintu byanze byayobereye igirayo mbere Imana y'amahoro itugirire neza inkumi biragiye irahinda papa ako kamwanya ikubita urutare imyasi ijya hari Imana y'amahoro itugirire neza yibutse neza ibyo so Nyamutegera akazaza ejo ibyo yagize gute yankoreye ndabyibutse haleluya ngize gute ndabyibutse ineza igira amatwi ineza ntihera ineza igira amaguru ineza ijya imbere y'Imana ikakuvuga turasenga ariko ujya mu mutima utagize gute umutima waratimbya buriya bambonyemo iminsi 12 ni imbere y'Imana nimbona ikaba ibirimo irambona mu bishanga mu bintu by'imishike ubu niho irimo irambona ubu ni ibyaha Mana we naratashye mu gitondo ugira kuri butike yakwamushi niyihera nirire n'ubundi iminsi 12 maze amujye mubyihorera asifu none nabugingo n'ubu ngubu imishike yamanye imishike nabugingo n'ubu imishike yagize gute uyu wo ni hata kandi bahunze reka ntakira abashyitsi umushike dore abatipe nibo babibwiye icyo gihe bari bavuye Cyangugu baje i Kigali baje kuvuga ubutumwa mu muhanda Imana ijye ibaha umugisha abo batuye amen rero njye ibintu mvuga byose mfite ahantu biva iminsi 10 n'ingahe undi munsi ngiye gusenga umuhanuzi arambwira ngo kuki wahagaritse amasengesho Imana tugire neza rero namwabuze ukuntu Imana irambwira ngo burya ariya amasengesho yakomeza wari bukuremo ikintu gikomeye ariko kuko wayavuye Imana y'amahoro itugirire namwe abari mu mishike ndabasura ngo nari mfite isuka nshyashya y'umujyonyo ariko ndi mu mishike umusozi wari muremure no umushike wambaye umushike ariko ndawukomeje nzawuhinga tu gahunda mfite nzawugira gute reka twakire abashyitsi reka twakire Pastor Joseph aguruka dusuhuze pa Yesu ashimwe haleluya 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 Imana ishimwe wagira gute umugisha reka twakire na Joel nawe dusuhuze Imana imugisha yeretse neza yambaye Ineza
ndubatse mfite umugore n'abana batatu ariko mbyara kabiri byumvikane ko ndi papa w'impanga kavukire ni Rusizi ariko ndi kubarizwa Gasabo idini ni ADPR paruwasi ni Kinyinya itorero ni Kame hakurya ahangaha Yesu Kristo naduhana umugisha by'umwihariko ntaravuga byinshi nabakunze imuhe umugisha imbaraga n'amavuta kandi ijuru rimwishimire amen. Asifiwe. Hanyuma niwe ushaka ngaje. Kanakire mama gisubizo. Niwe wayoboye gahunda. Amen. Haleluya. 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 Mama gisubizo arabasoje mu izina rya Yesu. Amigire gute? Imana imugisha imbaraga n'amavuta kandi zimwishimire amen. Ngamira Imana imugisha. Nasaba samu basubi. Haleluya. Haleluya. Ese twababwiye ko umusa. Amazina yitwa Manishimwe Samuel ndi umusore nkunda kuramya Imana kuyihimbaza bakunda Imana abantu bayo ibindi Imana idahana umugisha. Amen. Samu Imana igire gute? Imuhe umugisha imbaraga n'amavuta kandi ijuru rimwishimire amen. Icyo gashyiramo ntawamenya. Sashimwe cyane. Oya ntabwo wamenya igihe biviramo. Amen. Kanakira unamujagaza Imana n'abadusohoza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nishimwe. Amen. Amazina ni Akayezu Chantal, ndi umugore ibintu Imana iduhana. Chantal Imana igire gute? Imuhe umugisha imbaraga n'amavuta kandi ijuru rimwishimire amen. Kanakire na Esther n'abadusohoza. Esther Imana igire gute? Umugisha imbaraga n'amavuta kandi ijuru rimwishimire amen. Roseli nawe nadusohoza. Haleluya. Amen. Amen. Amazina ni Uwizeye Innocent, ni umugabo w'umudamu umwe n'abana babiri. Ibirenze kuri ibyo umwami aduhana umugisha. Amen. Umugabo w'umudamu umwe niko k'ingenzi. Kariya akaba ari ingenzi cyane. Nta sheyi irimo. Nta sheyi igize gute? Bimwe bihaye by'i Kigali ngo Kigali wisheya wa Innocent ntibikora. Imana itugirire ako niko k'iki tuzamura icyubahiro cy'Imana. Aha reka twakire abashyitsi rero mugeze hano ubwa mbere reka tumwakire haguruka twakire mu izina rya Yesu. Abashyitsi bahaguruka dukomere data amashyi. Hallelujah! 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 Hallelujah!
naho usengera n'umurimo ukorera Imana. Haleluya. Amen. 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 Amazina yanjye nitwa Uwicyeza Nadia. Yego Nadia. Neranira muri ADPR Gasanze. Yego. Iwacu ni Nyabitare. Ndi umufiyemeri birenze ibyo mwaka wacu aduhana. Yego mama. Uwiteka agire gute? Muhereze mikorofone, muhereze mikorofone. Nadia. Kuko Imana y'amahoro ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo Imana we no gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Ikindi Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro ari ibintu ije kwambura ijambo. Haleluya! Ihaye ijambo ku buzima bwawe. Abantu biha kukuvuga uko babyumva, abantu biha kukuvuga uko bashaka. Haleluya! Amagambo y'abana b'abantu.